Haleluya. Turashima Imana kubw'ubuntu itugiriye. Turashima Imana kubw'ineza yayo. Turashima Imana kubw'agakiza kayo. Ngiye tuvugana nitwa Patrick Mihayo, haba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo. Tubanje gushimira abakurikira BAHO TV, mukomeje gukora subscribe, mukora share, comment, muduha ni nziza, mwohereza mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Imana ibahe umugisha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri mu Amaganya ya Yelemiya igice cya mbere umurongo wa mbere. Umurwa w'i Yerusalemu ko usigayemo ubusa kandi wari wuzuye abantu, wari ukomeye wo mu mahanga ko yahindutse nk'umupfakazi, wari umwamikazi mu ntara yarayobotse aratura ikoro. Reka twongere dusubiremo. Amaganya ya Yelemiya, Amaganya ya Yelemiya igice cya mbere umurongo wa mbere. Umurwa wa Yerusalemu ko usigayemo ubusa kandi wari wuzuye abantu, wari ukomeye wo mu mahanga ko yahindutse nk'umupfakazi, wari umwamikazi mu ntara yarayobotse aratura ikoro. Ibice bibiri. Nijoro arira cyane, amarira amutemba mu maso, mu bakunzi be bose ntafite umuhumuriza. Inshuti zo zose zaramuriganije, zahindutse abanzi be. Haleluya. Bwoko bw'Imana, urumva ijambo ry'Imana uko rimeze. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Turi mu bihe bikomeye kandi ijambo ry'Imana rirakomeye. Hari igihe cyabayemo abavugabutumwa babwiriza iby'ubwami bw'Imana. Ni mu gihe cya za 80 na 70 babwiriza ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana. Haje kubaho ikindi gihe za 90 za 2 babwiriza gukomera n'intambara. None guhera muri za 2010 kugeza 2021 harimo ivugabutumwa ry'amamodoka. Ubonye pasiporo ugiye muri Amerika, ubonye umugabo, ubaye Bill Gates, urakize. Nta muntu bajya babwira ati isanduku yawe irajiri bugufi urapfuye, ntibibaho. Ku buryo n'umusaza w'imyaka 99 bamubwira ngo komera, ntibamwigishe ngo bamubwire bati dore imyaka yawe yageze, itegure ujye kwa data. Hano rero Yelemiya we yabwirizaga ibintu bikomeye. Ibaza umurwa w'i Yerusalemu, akavuga ngo umurwa w'i Yerusalemu usigayemo ubusa. Biragoye kubwira abantu ko umurwa usigayemo ubusa, ni ikintu gikomeye. Yarazimizaga ariko abwira yeruye abantu. Abantu bagizwe n'ibice byinshi, ariko reka tuvuge abagabo, abagore, urubyiruko rurimo abasore n'inkumi, abakecuru n'abasaza. Nk'ubu iyo ugiye kureba ugatangira ku bagabo, kanihereho n'abandi batandukanye. Abagabo bafite ibintu bibahugishije. Barareba match ya Arsenal na Manchester, kuwa kabiri arareba match, kuwa gatatu arareba match, kuwa gatandatu arareba match, ku cyumweru hagera akajya muri siporo. Nta mwanya wo gusenga afite. Icyumweru kirarangira atabona iminota 7 yasenze Imana, atabona iminota 40 yasenzemo Imana. Aho ni ku bagabo. Yibereye muri match za Arsenal na Manchester, Liverpool na Tottenham, nibyo icyumweru kikarangira. Wajya ku bagore ho rero nta gashya. Hari ikiyobyabwenge cyaje bita novera, cyo kimara icyumweru, ni Monday to Sunday. Hari izo City Med, hari Museke weya, hari Urunana, hari Seburikoko. Noneho umugore we yajya muri salo, baramusuka amasaha 3, baramwoza mu mutwe amasaha 2, aravamo ajya gukoresha inzara amasaha 3, nta mwanya wo gusenga. Twajya ku rubyiruko, hari pake zaje za nijoro za MTN za Tigo zitishyura, umuntu akavuga amasaha 4, nta mwanya wo gusenga uhari. Nibyo rero umukozi w'Imana yavuze, avuga ngo umurwa wa Yerusalemu ko usigayemo ubusa kandi wari wuzuye abantu. Bivuga iki? Abantu barasengaga. Ni igiki kibagushije? Abafite amafaranga baraguye, amafaranga yarabagushije. Ngira ngo za corona itarazana ngo tujye muri za lockdown n'ibindi bitandukanye n'amasaha atandukanye
leta itugenera amasaha bitewe n'ibihe turimo bikomeye, nkangurira n'abantu gukomeza kwirinda corona kuko irakomeye. Corona itaraza abantu bari bize, umuntu yakoraga orere yakavuga ati saa 7 ndaba ngiye kureba match ya Liverpool na Manchester, saa 10 ndaba ngiye muri sauna, ejo mu gitondo ndajya muri sport. Nta gahunda yo gusenga, abantu bari bize. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nta societe wajyamo, nta kazi wakora, nta mafaranga watunga, nta muryango wagira, nta bushobozi wagira, nta cyubahiro wagira udafite Yesu ngo uvuge ngo urihagije. Kirazira. Uyu mugabo Yesu arakomeye. Nshuti bwoko bw'Imana, uyu mugabo arakomeye. Iyi Mana irakomeye. Nta gihe gishoboka wabamo ngo ubure umwanya wo gukorera Imana. Ntibibaho. Ndabibabwira ngiye ku giti cyanjye. Hari igihe Satani azirika ko kakanzirika, nk'uko iri jambo rivuga ngo kandi wari wuzuye abantu, ngo wari ukomeye wo mu mahanga, ko yahindutse nk'umupfakazi. Ruvuga ngo umupfakazi ni mu ishusho ikomeye. Ruvuga ngo umupfakazi ni umuntu utagira umugabo. Kandi umugabo hari inshingano yuzuza mu rugo. Iyo uri umupfakazi usa n'uwihebye, nta burinzi uba ugifite kuko uvuga ngo ndajegajega hari icyo nabuze. Uba ukeneye umugabo witwa Yesu. Haleluya. Uzarebe umupfakazi ufite Yesu abakomeye, abakomeye, abafite umugabo yiringiye. Natwe rero tumeze nk'abantu b'abapfakazi kubera intege nke twagiyemo. Nta kuntu ushobora kumbwira ngo nkunda kubivuga abantu bakanseka. Gute umuntu abura umwanya wo gusoma Bibiliya, kandi Bibiliya muri app ziri mu matelefone atandukanye, muri application ziri mu matelefone atandukanye, ushobora kudownloadinga Bibiliya ni wawe wayigura. Nose kuki ufite telefone y'ibihumbi 150 udafite Bibiliya ugura 8,900? Ntago bibo. Ubwo uwo mwami wavuga ko mukunda. Uzareba urugero ku nkumi n'abasore. Nanjye mbere yuko nshaka naraterese n'umuntu ndacyatereta. Gutereta nibirangira bimera nk'ururabyo. Uru rurabyo urufite utarusukira ngo urusukira amazi. Uzinduka mu gitondo ureba ngo ururabyo ko rushisha. Simaze imyaka myinshi, maze imyaka irenga 8 nshatse, ariko ndacyabwira sheri ngo uri mwiza. Ndacyamubwira nti mbabarira mu gihe namukoshereje. Ururabyo rurusukira rukazana indabo, rugashisha rukamera neza. N'umwami Kristo akeneye ko wongera kumubwira ngo mwami Yesu ngarutse imbere yawe. Bwa buraya ndaburambiwe, bwa businzi ndaburambiwe. Ukagaruka imbere. Rya tabi ndariretse, rwa rumogi kurukurura ndaruretse. Nacaga umugore imbere muca inyuma ndabirambiwe. Kwirwa muzenguruka, hari ngo nababyise kumuzenguruka, ngo iyo byabaye inshuro zirenze 5 cyangwa 10 ngo nuko muzenguruka ugasaba imbabazi. Erega nshuti, usibye ko abantu bihaye igihe kirekire kandi mwisi tubaho igihe gito, nta gihe dufite mwisi. Kera kubwa Aburahamu abantu bamaraga imyaka 700, ariko iki gihe basogokuru ni 110. Usorambira mu gihe cyacu umuntu uzamara imyaka 80 buri uragira ngo ntazaba yaramye. Urase 80 urebyemo imyaka y'umuruho nizi za covid, ushobora gusanga uramazemo imyaka 12 yo kwishima. Mu myaka 80 ugasanga 12 niyo kwishima, 68 ni yagahinda. Nshuti bene data, mureke twegere Kristo. Ntago nuko ndi umunyambaraga kurusha abandi, nta nubwo ari uko ntacumura, ariko igihe cy'imbabazi kiracyahari. Egera Kristo, mwegere. Erega niba utereta umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa sheri wawe, wateresa Imana, wapfukamye. Pfukama. Umuririmbyi aririmba ngo yufata umwanya wiherere maze usenge. Fata umwanya wiherere usenge. Gusenga bikuraho imisozi. Gusenga bituma umutima ucya. Gusenga bikesha mu maso. Gusenga bigira imbaraga. Haleluya. Gusenga. Hari igihe umuntu ajya gusuzugura akavuga ati buriya ko kanaka igihe wasengeye, yewe nyira kanaka kumbona nta cyahindutse se. Hari umuntu wabwiye undi, hari umuntu nabonye umuhanzi witwa umuhanzi w'umukongomani, nibagiye uko yitwa, niba yitwa Welasoni, afite umuvandimwe w'umukristo ariko ngo wamugaye akaboko, akajya amubwira ngo we ngo igihe wasengeye ngo ko mbona ka kaboko kakimeze gutya.
ariko buriya hari ikintu cyahindutse. Hari ivugabutumwa ryahindutse. Umuhanga umwe witwa Che Guevara yabwiye abagore ariko igihe muhora muri saro mugorora imisatsi mwafasha akanya gato mukagorora n'imitima. Rero buriya birashoboka ko iyo usenga ugorora umutima uraruhuka, uraryama ugasinzira kuko ufite Yesu. Njya nkunda kubwira abantu ngo kugira Yesu n'ubutunzi buremereye cyane. Ni amatoni n'amatoni. Nshobora kuba nta biro 60 ndengeje, ariko buriya mpima toni mu buryo bw'umwuka. Nshuti mwene data, yewe mukobwa ukurikiye, yewe musore, iki ni igihe ngo uhagarike uburaya. Hari ibintu bigezweho ngo bya avance. Ubu nta muntu ukibana n'undi batari avance, ariko iyo avance ni iki? Ba data na ba mama ko barwubatse, ba so na ba nyoko ko barwubatse, ko batari avance harya ngo mubarusha kubaka urugo. Ariko ibyo bintu byo kuvuga ngo ngiye ngo rega ngo sheri yahitanyanga, umusheri wawe ukuriye avance. Buriya uzajye ngiye wenda sinjya nteka cyane, ntaza kubeshya ndi imbere ya mikoro, ariko njya nyiranya nkateka rimwe na rimwe. Ariko iyo natetse ntago ndya, nicwa n'impumuro. Niyo yaba ari inyama kaboga ndagakunda. Nabonye abanyarwanda bo babeshya ngo ntibagakunda, ngo ibintu by'ifiriti, ngo ibintu ngo by'amavuta, ngo n'inyama ngo ntituzigikunda. Wamubona muri restaurant pura yaruye, ukabona iminara ya rezo yapfuye, MTN na Airtel yacitse, kandi akubwira ko adakunda inyama. Inyama nta muntu uzanga. Rero iyo natetse ntago ngira peti. Kubera iki? Ntago wateka ngo ubure kumva umunyu, ubure kumva nako kanyama ko kahiye cyane nako gafiriti. Bivuga ngo rero nawe niba ujabura nta peti uzagira numara gushaka, kubera ko uzaba wari ibiryo by'injabu, ibiryo by'imitura, sinzi ariko nabyumva. Abenshi ni batoya, ariko kera hari ukuntu umuntu yajyaga ateka imyumbati cyangwa n'ibindi agashyiraho amakoma, wabona ari ikoma rituritse gutyo ukibwira ko byahiye bitahiye. Reka ubu hariho kubaha Imana. Nshuti bene data, twakubaha Imana koko. Imana ibagire neza. Rero Imana ibahe umugisha. Mukomeze mukurikire bino biganiro, mukomeze mudutere inkunga, mushireho subscribe mukande hariya kunzogera, bituma abantu biyongera, tuba tugabanya umugisha. Ububwirije, hari umuntu wambwiye uti wari kubone ngo ntimubonamo amafaranga. Yemwe abakurikira BAHO TV, ubundi ubonye uburyo ukanda kunzogera cyangwa ukajya kuri BAHO TV ukakanda nkabona amafaranga, byakubabaza cyangwa waba untunza ahubwo. Icyama uburyo ntunga nk'abantu miliyoni muri lockdown nkabagenera gahunga. Wabonye bitaba ari byiza? Rero ibintu byose umuntu akora akabikorana umwete, nta cyaha kirimo. Benshi barabihakana. Tubikorana umwete nta n'igiceri cy'atanu. Ubonye se uko uwo muntu ayabona byo ntibyaba ari byiza? Mujye kuri BAHO TV, mujye muri YouTube mwandikeho BAHO TV, ukande subscribe, wohereza abantu bari mu Rwanda, muri Amerika, cyane aba mu Rwanda cyane, muri Amerika, i Burayi, hose ubutumwa bwiza bubagereho, ijambo ry'Imana ribagereho. Uzi ukuntu umuntu wari ugiye kwiyahura agasoma ngo rekeraho, garukiraho, rekeraho ibyo wari urimo, ari we wamwohereje iryo jambo ry'Imana, akazafata umwanya akavuga ati yewe nyirakana, rya jambo ry'Imana wanyoherereje ryatumye ntiyahura, ryatumye ndeka gusambana, ryatumye ndeka kunywa urumogi, ryatumye ndeka kuroga. Ntago wakwishima, ntiwazabona umunyago inyuma yawe, ntihazajyayo umunyago w'abantu wabwirije. Bwoko bw'Imana ndabizi abantu musigaye mufite n'umwanya muke, ibiganiro by'amasaha 2 ntimubikurikira, ariko iki ni ikiminota mikeya. Imana ibagire neza. Mbifurije kubyara ahungu na kobwa, mbifurije gukizwa, mbifurije guhinduka, mbifurije kubona ubushobozi, amafaranga, ibyose mubibona. Imana ibagire neza kandi tuzahurire mu ijuru. Ibyo mbifurije nanjye mugire icyo munsabira. Imana ibahe umugisha. Mukomeze mukurikire BAHO TV. Imana ibagire neza. Amen.